Shalom, shalom bakunzi b'ijambo ry'Imana mwese aho muri nongeye kubasuhuza. Imana ishimwe, Imana ishimwe kibarinze ikindinze. Atari ibyo ntago twabasha kuba tuvugana muri kano kanya, ntago mwabasha kunyumva. Murumva, Imana ishimwe cyane. Rero mbere yuko ntangira kuvuga ijambo ry'Imana, ngiye kubanza kwiragiza amaboko y'Imana kugira ngo inyobore muri byose. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kuri kano kanya keza wongeye kumpa. Mwami, ndakwinginze kugira ngo ube kumwe nanjye uyu mwanya wose ngiye gusoma ijambo ry'Imana nkarisobanura. Uwiteka, ndakwinginze kugira ngo ntaba ari jye mvuga, ahubwo mbe igikoresho cyawe gusa. Uhoraho, ndakwinginze kugira ngo uyu mwanya uwo agaciro kanini, utwigishe ubwiru buri muri kino gitabo cyawe. Mwami, utwigishe tubashe kumva ubwenge bwawe no kubukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mwuka wera, ndaguhaye ikaze kugira ngo uzubane nanjye kuva ntangira kugeza nsoza. Ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mbisabye, amen. Twari hashize igihe kinini, ubu uko Imana ishoboza ni kumvuga ijambo ryayo. Byose ni ubushake bw'Imana kuba yanshoboje. Yego. Ubu rero turakomeza. Ni inyigisho, navuga ko ari igice cya kabiri cy'inyigisho y'ubushize nigishijeho ku byerekeye ukuntu ubukire bw'Imana, uko Imana ibona ubukire. Ubu rero navuga ko ari suite yayo, ari indi nyigisho, ni iyindi nyigisho mbese numva ko nifuza kubagezaho kugira ngo muyumvirize, tuyigane hamwe. Mwuka wera nshoboze, hanyuma twongere dukure mu mwuka. Kuko ibintu by'Imana uko umuntu agenda yiga niko akura. Nk'uko umwana muto, umubebe agenda akura gahoro gahoro, ukabona umubyeyi we akabona umwana arakambakamba, ukaza kubona ukabona arahagaze, ubundi agatambuka. Mbese n'ijambo ry'Imana abaryiga nabo ni uko ribamerera. Tugenda dukura mu buryo bwo mu mwuka, nk'uko umubebi akura akazaba umuntu mukuru. Natwe ni uko ijambo ry'Imana ritubera. Imana ishimwe cyane. Iki ni igice cya kabiri nk'uko maze kubivuga. Reka twige, twongere twumve ubundi bwenge bw'Imana. Mbese ibindi bintu by'akamaro nyine nifuza kubagezaho kugira ngo duhezagirwanye hamwe. Amen. Turasoma mu Befeso 6 kuva ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 19. Turasoma mu izina rya Yesu. Uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi.
kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro biteguza. Kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza k'ab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Kandi nanjye musabire mpabwe kuvuga nshize amanga uko mbumbuye akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza. Amen. Rero iryo jambo ryo mu Befeso 6:10 kugeza kuri 19 cyangwa 18, aho niho nifuza ko tuganiraho muri kano kanya, kugira ngo tumenye ibyo bintu Imana yifuje ko tumenya nyine. Murumva ko ngo umukristo agomba kugira intwaro zose z'Imana kugira ngo abashe kunesha ku munsi mubi. Rero umuntu yakwiyumvira impamvu Imana mbese Imana yifuza ko tugira ibyo birwanisho byo mu mwuka, ngo ntiturwana n'abambaye inyama n'amaraso, ahubwo turwana n'imyuka mibi yo mu isi y'umwijima n'iyo mu kirere ahantu hose. Murumva, ntabwo turwana n'abantu tureba. Iyo urwana n'umuntu ureba biroroshye kumunesha, biba byoroshye kumunesha kuko uba umureba nyine. Ariko uzi kurwana n'umuntu utareba n'ibintu utabona. Kandi Imana ikavuga ati ikatubwira ko tugomba kwitwaza izo ntwaro zose zo mu mwuka z'Imana nyine, kugira ngo tubashe kunesha iyo myuka mibi iza idutera itwataka tutayibona. Kandi ngo byose nibirangira ngo tubashe guhagarara twemye. Urumva, bisobanuye ko nituva muri iyo ntambara nyine turwana nabo ku munsi mubi, ko Imana yavuze ngo ku munsi mubi, nuko izi neza ko umukristo wese aho ari, igihe kiragera akagira umunsi mubi, yuko abanzi bamwibasiye, bamwitumye, mbese bamutagetinze, gati uriye uyu munsi turamutera kanaka. Ku munsi mubi. Ayo matake rero spirituelle hari icyo bita atake spirituelle, mbese kugutera mu buryo bwo mu mwuka, ariko hari n'ukundi ushobora guterwa ku buryo bwo mu mubiri. Amatake nayo bwo kubiri, uterwa mu buryo bwo mu mwuka cyangwa se ugaterwa ku mubiri wawe.
ndibuze kubisobanura, ariko tubanze dusesengure ijambo ku rindi izo ntwaro Imana itubwira ko tugomba kuba dufite kugira ngo tubashe kunesha abo banzi bacu, kugira ngo tubashe kunesha ku munsi mubi. Icya mbere, iyo ntwaro yitwa ukuri. Nk'umukristo tugomba kugira ukuri muri twebwe. Tugomba kugira ukuri. Umuntu ashobora kuvuga ati ese ego hari uko tuzi ko hari abantu babeshya, hari n'abandi tuzi ko bavugisha ukuri. Mbese ugashobora kumva ko ukuri kugarukira aho ngaho. Ukuri ni kugari. Ukuri ni kugari. Dukurikije ijambo ry'Imana. Mu bisanzwe tuzi ko ijambo ry'Imana ryo ubwaryo ari ukuri. Kandi abanyakuri akenshi usanga ari abantu bagendera ku ijambo ry'Imana, ari abantu bubaha Imana. Umuntu w'umunyakuri ni wa wundi utinya guhemuka. Ni wa wundi atagira ubuhemu muri we. Ni wa wundi utagira amaguye muri we. Uwo muntu aba ari umunyakuri. Reka mbahe urugero. Umuntu bamwizeye, baramwizera bamuha nk'imiliyoni 5 zo gukora proje runaka. Ariko muri izo miliyoni 5 anyerejemo 2. Anyerejemo 2, akoresheje 3, anyerezamo 2 ku buryo ndetse abikoze ku buryo professionnel, ku buryo nta muntu n'umwe uri buze kubisipsona uretse Imana yonyine ireba ahantu hihishe. Niyo yonyine ishobora kumusipsona, kumureba ikabona ko yabikoze, yahemutse. Murumva uwo muntu yambaye ya ntwaro yitwa ukuri? Ntayo yambaye. Ya ntwaro yitwa ukuri ntago ayambaye kuko yahemutse. Nubwo rwose ntawamubonye cyangwa ntawamufashe, ariko Imana yo yamubonye, yabibonye ko yahemutse. Imana yo ireba aho abantu batabona, iyo yamaze kubona ko yahemutse. Urumva rero uko kuri uwo muntu ntago agutunze muri we. Uwo muntu akeneye iki? Akeneye intwaro yitwa ukuri. Ubwo n'urugero ndibuze kubaha ingero kugira ngo byorohe, kugira ngo jyewe nawe tubipuratike mu buzima bwacu, tumenye impamvu Imana yifuza ko tugira izo ntwaro zo mu mwuka, kugira ngo tubashe gutsinda abo banzi bo mu isi y'umwijima, abo banzi tutabonesha amaso. Urumva? Ariko umuntu ufite ukuri muri we, ufite iyo ntwaro, bamuha miliyoni 5 agakoresha imiliyoni 5 nyine nk'uko zimeze, ntakureho n'ijana, akabikoresha nk'uko wabimuhaye. Uko niko bimeze. Hakabaho n'indi ntwaro batubwira muri Efeso 6 yitwa gukiranuka. Uko ndibuze kuvuga imwe twisuzume ko izo ntwaro tuzifite, hanyuma
tuzisabe Imana kugira ngo iziduhe, tuziharanire kuko ntabwo ushobora kuba kuri iyi si, ntabwo ushobora kuba kuri iyi si udafite izi ntwaro ngo ube warokoka mu isi yo mu mwuka. Mu isi yo mu mwuka ushobora kugenda kuri iyi si bakubona ariko warapfuye uhagaze, warapfuye mu isi yo mu mwuka utakiriho, ari umubiri ugenda ariko mu mwuka warapfuye. Rero kugira ngo tube bazima muri isi yo mu mwuka tugomba kugira izi ntwaro kugira ngo dukomeze tubeho, tugomba gutunga zino ntwaro. Ari jyewe nawe turisuzuma ko izi ntwaro zose tuzitunze mu buzima bwacu bwa buri munsi. Gukiranuka, intwaro yitwa gukiranuka. Umukiranutsi ni umuntu umeze ute? Umukiranutsi ni umuntu yanga icyaha akanagihunga, ni umuntu utinya icyaha. Mbese mu magambo make ni umuntu umeze utyo, umuntu utinya icyaha. Ese ibintu byose waba utinya mu buzima, hari ibintu utinya, wenda hari ibikoko utinya, ibikoko utinya wabyegera? Ntabwo wabyegera, nta nubwo ushaka kubyegera kuko ubihungira kure. Ukibonye nk'ariya uba wahunze, uba waciye mu yindi nzira ugahunga. Rero n'umukiranutsi ni uko ameze. Umukiranutsi atinya ibyaha nk'uko abantu dutinya ibikoko biteye ubwoba, niko abitinya, niko atinya ibyo byaha kuko kuri we aba abona ibyo byaha ari ibikoko, kandi kuko aba ari umuntu wafungutse mu buryo bwo mu mwuka, areba ibyo byaha akabona ari ibikoko, ibikoko biri dangereux, niko abibona. Rero umukiranutsi atinya ibyo byaha nk'ibikoko, ntaho azahurira n'ibyaha, nta na hamwe azahurira nabyo kuko arabitinya, abihungira kure. Murumva ukuntu ibintu bimeze? Ese jyewe nawe dutinya icyaha nk'igikoko? Jyewe nawe dutinya icyaha nk'uko umuntu atinya igikoko, niko jyewe nawe dutinya ibyaha. Kuko hari igihe abantu dushobora kugira ibyaha nk'inshuti zacu. Umuntu w'inshuti yawe uba wifuza kuba ari iruhande rwawe, uba umwifuza kuba iruhande rwawe, ko umuba iruhande, mbese mugakoraborana, mukaba muri kumwe. Umuntu w'inshuti, hari ukuntu rero ibyaha dushobora kubigira inshuti, tukabigira inshuti kuko ntitubitinya. Iyo umuntu atinya imbwa ayigendera kure, ariko hari n'abandi batayitinya, baba bazifite nk'inshuti zabo. Imbwa benshi bazitunze nk'inshuti, nk'amashuti yabo. Ubwo ni urugero nshaka kubaha kugira ngo mubashe kubisobanukirwa neza. Rero niba ukiranuka ni uko utinya ibyaha nk'uko umuntu atinya ibikoko. Mu gihe jyewe nawe tutaragira muri urwo rwego, ni ukubisaba Imana ikabiduha. Mu gihe tutaratinya ibyaha nk'uko abantu batinya ibikoko, ibirura. Ikirura mbese, igikoko ni ikintu gisanzwe, ibirura, ibimonstre. Erega n'ibimonstre mu buryo bw'umwuka. Iyo Imana yakadufunguraga amaso tukareba ibyo byaha ni ibimonstre, ni ibirura, ni ibirura nshuti y'umusaraba. Ikintu cyitwa icyaha cyose umenye ko ari ikirura, ni ikimonstre, monster niko bavuga no mu Cyongereza. Rero
gukiranuka tugomba kugira icyo kirwanisho cyitwa no gukiranuka. Ikirwanisho cya gatatu tugomba gutunga muri twebwe ni icyitwa ubutumwa bwiza bw'amahoro. Ubutumwa bwiza bw'amahoro. Ubutumwa bwiza bw'amahoro mbese ni ijambo ry'Imana ubwaryo. Source y'iryo jambo ry'Imana ni uko Yesu Kristo yadupfiriye ku musaraba, akadupfira akaducungura kugira ngo twongere kwitwa abana b'Imana. Uzemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we wese azarokoka. Ubwo ni ubutumwa bwiza bw'amahoro. Ubutumwa bwiza bw'amahoro ni ubutumwa buhumuriza abantu. Kuko kamere y'umwana w'umuntu, kuko iyi si y'umwijima ifite ukuntu igira abantu bakagira ikintu cy'ubwoba, la peur. Umuntu uzi ko afite Imana ye, umuntu akaba azi ko afite Yesu Kristo nk'umwami we n'umukiza, afite Imana ishobora byose yaremye isi n'ijuru, nta bwoba agomba kugira. Nubwo bwose Satani yazi ikagutera ikaguteza ibyo byago byo kumva ko uri wenyine, mbese ubwoba, iyo ubwoba bwaje ugomba kumenya ko ari presence y'Imana iba yagiye. Ahantu Imana iba iri nta bwoba buhari, kuko Imana ni umushobora byose, le tout puissant. Imana ishobora byose. Mu gihe rero uzi ko uri umwe mu bacunguwe, ufite Imana yawe kandi ukaba wizeye ko ishobora byose, nta bwoba wongera kugira, nta bwoba bw'ikintu icyo ari cyo cyose wongera kugira, yaba ari inzara, yaba ari uburwayi, yaba ari ibigeragezo by'ubwoko bwose unyuramo, byose bishobora kuba byagutera ubwoba. Rero ubutumwa bwiza bw'amahoro tugomba kubutunga nk'ikirwanisho cyo mu mwuka, kuko tuzi ko turi abacunguwe, twacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Nk'akarimbo gato sinkazi neza, ariko baravuga ngo naratsindishirijwe ubundi umutsinzi, sinkiri umunyamahanga, nahinduwe mu batoranijwe. Twahinduwe abana b'Imana, twacitse abana b'Imana, ntitukiri abanyamahanga, ntitukiri abantu n'importe quoi, n'importe qui, ahubwo turi abana b'ibikomangoma, turi abana b'umushobora byose, turi abana b'isumba byose. Niyo mpamvu ubwo butumwa bwiza bw'amahoro tugomba kumenya ko bwaje butuzanira amahoro. Ubwo butumwa bwaje butuzanira amahoro, bwaje budusubizamo imbaraga, ko dufite uturwanirira, dufite utureberera buri kintu cyose, dufite uwo tubwira ibintu byose. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimukiganyire n'ikintu na kimwe, ahubwo mu gusenga, mu mashimwe no mu kwinginga mugomba kumenyesha icyo mwifuza. Urumva uwo muntu utazi icyo kintu, murumva uwo muntu ko atababaye, urumva uwo muntu ko adafite ubwoba. Kutamenya iyo secret,
kutamenya ubwo butumwa bwiza bw'amahoro. Wumva umuntu akubwira ati ibintu byose wikoreye ubinture, genda uwo muzigo ndawugutura kabisa, ibyo bibazo byose ndabigutwaza. Urumva, icyo nicyo kirwanisho cya gatatu. Ubutumwa bwiza bw'amahoro buri mukristo wese agomba kubutunga nk'ikirwanisho, kuko utagifite urumva ntaho uri kuri iyi si, uba ugatoye pe, uba mu bwoba. Nkabona benshi baniyahura, benshi bariyahura kubera icyo kintu, nta butumwa bwiza bw'amahoro bafite. Niyo mpamvu benshi biyahura, kuko nta espoir baba bafite. Espoir yose iba yagiye, nta gihoza, nta gifasha, ntaki, baba babona ari nyakamwe. Mbese ubuzima buba bwabaremereye, babona ko nta yindi nzira yo kurokoka atari ukuva muri ubu buzima, ko biba byababereye too much. Dukomeze. Icya kane, kwizera. Ikirwanisho cyitwa kwizera. Mu kirwanisho cyitwa kwizera ngo kizimya imyambi yose yaka umuriro. Murumva iyo myambi duhora turaswa? None mumbwize ukuri, iyo myambi yose duhora turaswa, tudafite ukwizera twarokoka? Iyi nyigisho irakakaye. Iyi nyigisho ntabwo ari iy'abana bato. Iyi ngiyi ni inyigisho ikakaye, ni inyigisho yo mu mwuka, ntabwo ari inyigisho ya fizike y'ibintu bifatika. Oya, ni inyigisho ikakaye yo mu mwuka. Ijambo ry'Imana riratubwira ko kwizera kuzimya imyambi yose yaka umuriro. Duhora duterwa amafureshi y'ubwoko bwose, imyambi yaka umuriro, abanzi baturasa. Urumva ko Imana idafite ukuri? Urumva ko Imana idafite ukuri iyo ishaka ko twambara ibyo birwanisho byose byo mu mwuka, kuko irabizi ko tutabifite, iyo tutabyambaye turapfa, kuko abaturasa bo ntaho bagiye, baracyahari, bahora baturasa buri munsi. Udafite iyo myambaro yo mu mwuka, izo ntwaro zo mu mwuka bambaye, baramurasa agapfa. Mu buryo bwo mu mwuka aba arapfa, ntago ashobora kubaho. Kwizera, kugira ukwizera ni ikintu kinini cyane. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, mwumve ko Imana ivuga ngo, Imana yonyine iratwibwira ko abatizera, abantu batizera ntabwo banezeza Imana. Abantu batizera ngo ntibanezeza Imana. Iyi Imana idukoreye igitangaza, ikoreye ibitangaza abantu, nuko iba yishimiye uwo muntu, niyo mpamvu igira gutya igakora igitangaza, ikamukorera igitangaza, kubera ko iba yamwishimiye. Ariko wa wundi udafite ukwizera, agasenga nta kwizera afite, Imana ntabwo imwishimira. Rero Imana iba incapable yo kumukorera igitangaza. Mu bubasha bw'Imana, Imana iri incapable. Nubwo Imana ishobora byose, ariko Imana iri incapable yo gukorera igitangaza umuntu utizera. Nuko bimeze. Niyo mpamvu Imana idusaba kugira ukwizera, idusaba kugira ikirwanisho cyitwa ukwizera. Tuvuge nkanye nkashikirwa n'ikibazo icyo ari cyo cyose, kuko iyo myambi ihora iturasa. Nta muntu utuye kuri iyi si w'umukristu iyo myambi itamugeraho. Ukuntu yirokoka bivana n'imyambaro wambaye kwingana yo mu mwuka. Nkanjye nkasenga nkavuga nti Mana ntabara, nabonye ko hari imyambi yandashwe, mbese imyambi imereye nabi, kugira ngo uwo mwambi wandashe, kugira ngo Imana iyunkureho, iwuzimye,
iwunkureho. Nuko ngomba gusengana ukwizera nkavuga nti Nyagasani ntabara ndatewe, ntabara ni wowe wenyine murengezi wanjye, ni wowe wenyine ufite kuntabara aya makuba. Mbivuze nta kwizera guhari, uwo mwambi ntago Imana iri bubashe kuwuzimya, uwo mwambi Imana ntago iri bubasha kunkuraho, kuko yego nibutse ndasenga ariko ntago nasenganye ukwizera. Murumva ibintu nuko bimeze. Kwizera nta kintu na kimwe umwana w'umuntu ashobora guhabwa arimo gusenga atakizeye, atizeye Imana, atizeye ko Imana iri bubikore. Ntabwo umuntu agihabwa pe, kuko Imana iba iri incapable nyine yo kubikora. Nkuko nabivuze mbere ko ndi buze kubivugaho ko umuntu yatakwa spirituellement mu buryo bwo mu mwuka, ukatakwa igitero ukabumva ko ufite amatake spirituelle, ukumva ko urimo kwatakwa, wenda tuvuge mu bitekerezo, ukumva ko hari ibintu birimo kwataka, ukumva ibitekerezo atari wowe, ibintu bivuye hehe? Rero utabaza Imana n'ukwizera ikagukiza. Ako hakaba n'andi mataki atari mu bitekerezo, atake watakwa ku mubiri, urugero ukaba donc wari muzima mu kanya gato ukumva urarembye pe, wari muzima mu kanya gato ukaremba ku buryo ubona ko nyine ubuzima bugiye donc ari dangereux, ubona ko udatabaje Imana mu kwizera uri buze kuhasiga ubuzima. Ntiwagize accident, urugero ndabahaye, ntiwagize accident, ntiwaguye, nta n'ubwo urwaye, just ikintu kikaza ngo pa, mwumva ibintu ari normal, mwumva atari iyo myambi abanzi baturasa bo mu isi y'umwijima tutabona. Wari muzima, wari umeze neza, ariko mu kanya gato wumva urarembye. Nkuko mumbona ndi mvugana namwe numva ndi muzima, ariko nk'akanya k'isegonda nkumva ndarembye ku buryo mbona nyine ko bindangiranye pe. Murumva ayo mataki yo mu isi y'umwijima ukuntu ameze nabi. Icyo ukora ni iki? Icyo ukora utabaza Imana, ukati Mana ntabara. Nta nubwo uvuga ngo ngiye gutelefona muganga, banza utabaza Imana kwanza urebe ko itabishobora. Mbere yo kwirukira kwa muganga, banza utabaza Imana. Ese urwaye iki? Wari urwaye se? Kuki urwaye muri ako kano kanya? Il faut kwimagina ko ariyo matake, imyambi y'abanzi bakwataka, bakurasa utabona. Yaba wabasha kubibona nibwo wabasha kubisobanukirwa neza, ariko tugomba gufungurwa mu buryo bwo mu mwuka, tukamenya nk'uko rino jambo ritubwira ko hari abanzi baturwanya tubarebesha amaso. Mu gihe wumva ko urembye mu kanya gato, nta n'icyakubayeho, wari muzima, tabaza ijuru, utabaze Uwiteka n'inguvu nyinshi pe, araza gutabare mu kanya gato pe, wumirwa. Ushobora kuvuga ati Janine aratubwira iki? Ibi batubwira niki? Ibyo mbabwira ndabizi, ntabwo mbabwira ibintu ntazi, ntabwo mbabwira ibintu ntavivye wenda tuvuge. Ndababwira ibintu byambayeho, ntabwo mbabwira ibintu ntazi.
kandi biba no ku bandi benshi wenda batazi iyo secret. Niyo mpamvu video mugomba kuyumva mwitonze hatagira ikintu kibacika, muzayiparatike mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umukristo wese afashe igihe mu ntambara kuri iyi si. Mu gihe wavuze kuri umukristo, mu gihe uri umukristo wemeye kuri umukristo ko Yesu ari we mwami wawe n'umukiza wawe, ari umucunguzi wawe, wabyemeye, uba uri muri guerre, uba wadeclaye guerre, wadeclaye intambara n'abanzi bawe bo mu isi y'umwijima. Ngo umukristo wese afashe igihe mu ntambara kuri iyi si. Turi mu ntambara. Niyo mpamvu ndimo kubabwira ibyo bintu bikomeye kumva, ariko Mwuka Wera ari ubashoboze kubyumva no kubisobanukirwa abo bikomereye. Ndasenga Imana kugira ngo abazumva iyi video bose bazabashe kubisobanukirwa. Numva kwizera, ngewe nawe tugomba gutunga donc tugomba gutunga iyi ntwaro yitwa kwizera. Iyindi ikurikiyeho yitwa ngo agakiza. Agakiza ijambo ry'Imana rirakita ingofero yo mu mwuka. Ingofero, intwaro y'ingofero. Basirikare bagiye mu ntambara, mubona ibishapo by'ibyuma bashira mu ntuza, bashira ku mitwe yabo uko biba bimeze. Ngo agakiza kameze nk'ingofero. Ingofero yo mu mwuka. Agakiza. Kuba umuntu afite agakiza aba ameze ati? Umuntu iyo afite agakiza aba ameze ati? Ufite agakiza uba nyine ufite amahame ugenderaho y'agakiza, y'abakijijwe, abantu bacunguwe n'umukiza. Kumwe uhora wumva abantu bavuga ngo bariya bakizwa baba hariya, ngo uriya yarakijijwe. Nuko bintu biba bimeze. Bisobanuye ko haba hari yarahinduye, yarashifitinze nyine agahindura ibyo yari arimo, yari asanzwe arimo, yabihinduye, yimutse. Amahame y'ubuzima yari asanzwe afite yayavuyemo akimuka akajya mu yandi mahame y'agakiza. Urumva? Niba yari asanzwe ari umusinzi, yavuye mu businzi, ntakibarizwayo. Niba yari asanzwe ari umusambanyi, yavuye mu busambanyi, ntakibarizwayo. Niba yari asanzwe ari umuntu w'amagambo, umubeshyi, umujura, yabivuyemo, ntakibarizwayo. Uwo muntu rero aba afite agakiza muri we, aba ari umukizwa. Nyine aba yarakize ibyaha, yarakize ego. Nta muntu uri parfait kuri iyi si, nta muntu mweranda kuri iyi si, ariko quand même hariho imyitwarire umuntu ubona afite, ubona ko kweri ari mu gakiza, ubona yarakijijwe nyine. Namwe murabizi, si ibyo ndinda mbabwira. Hari umuntu ubona yakibereye mu by'isi, n'undi ukabona yarakijijwe, asigaye yibera muri monde y'abakijijwe, y'agakiza nyine. Iyo ngiyo maze kubabwira, ibyo yakoraga yarabihebye, yigira mu yandi mahame y'agakiza. Haleluya, amen, amen.
ikindi kirwanisho cyitwa ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana bararivuga nk'inkota y'umwuka. Ijambo ry'Imana ni inkota y'umwuka. Rero umukristo wese agomba kuba azi ijambo ry'Imana. Agomba akagerageza agasoma ijambo ry'Imana. Agasoma ijambo ry'Imana, agatunga ijambo ry'Imana muri we. Ngo ni ijambo ry'Imana, ngo ni inkota y'umwuka. Mwibuke Yesu ageragezwa na Satani. Satani yaramugeragezaga Satani kagerageza Imana. Yesu nawe akavuga ngo haranditse ngo. Murumva? Ijambo ry'Imana. Utazi ijambo ry'Imana, Satani yaje kugushuka yakwitumye. Donc Satani ni umunyamayeri. Arakureba akabona icyo wifuza akagushukisha icyo. Satani ntabwo ashobora kugushukisha ikintu utifuza. Ntibibaho. Niba udakunda inzoga, Satani azagushukisha inzoga. Reka da. Reka. Satani agushukisha ikintu ukunda. Ikintu kiba muri wowe. Rero niba uri umukunzi w'amafaranga ku buryo uvuga ati amafaranga ngomba kuyabona nanze nkunze kabisa. Aho byacaho hose kugira ngo mbone amafaranga ngomba kuyabona. Uri umuntu umeze gutyo nyine, Satani azagufatira aho ngaho nyine kandi bizaba byoroshye pe. Umva Satani nyine adushukisha, azana amayeri akurikije souffrance turimo, ikintu umutima wawe wumva wifuje, roho yawe wifuza, ikintu roho zacu zirarikira, icyo nicyo Satani iza kudushukishamo. Rero ijambo ry'Imana tugomba kuritunga muri twebwe, kuko ni inkota yo mu mwuka igira gutya ikataka, donc icumita nyine izo ngabo zo mu isi y'umwijima. Wenda ukumva muri wo Satani arakongora ati tariko wagiye kwiba, ko ufite ubushobozi bwo kwiba, ko nyine baguhaye inshingano kandi ukaba urufunguruzo rufite rw'aya mafaranga, ufasheho make hari awabimenya. Nawe ukavuga ati, nawe ugahita wishura kubw'ijambo ry'Imana uzi, ukavuga ati haranditse ngo ntukibe. Urumva? Uba ukoresheje ijambo ry'Imana ari ryo nkota yo mu mwuka, ugatsinda iyo Satani ikongorera ngo wibe. Hari ingero nyinshi nabaha, nyinshi nabaha. Ikintu cyose ubona ko gishaka kukuganisha mu cyaha, uzajya ukoresha ijambo ry'Imana uvuge ngo haranditse ngo ntukibe, haranditse ngo ntugasambane, haranditse ngo ntukavuge mugenzi wawe ibinyoma, ntukabeshere mugenzi wawe ibinyoma, ntukifuze iby'abandi.
mbese kuko ijambo ry'Imana uba urizi muri wowe, rituye muri wowe, bizakorohera gutsinda Satani. Niyo mpamvu Imana yonyine yivugira ati utazi ubwenge nzamujugunya. Imana ntabwo ishaka ko tutamenya ubwenge, ngo utazi ubwenge nzamujugunya. Nta excuse rero dushobora kuvuga ati ngo ntabwo tuzi, ntabwo mbese tuzana excuse imbere y'Imana. Yo irabyanga, ishaka ko twiga ubwenge bwo mu ijambo ry'Imana, kuko ngo nitabwiga ngo tubumenye izatujugunya nyine, izatujugunya kuko nyine tuzaba dutsinzwe ku rugamba. Ibi ngibi byose nitutabitunga se, ubu tugeze kuri kirwanisho cyitwa ijambo ry'Imana. Titimagine ukaba uri aho utazi ijambo ry'Imana, utazi ibyanditswe mu byandiko byera. Satani kazi kagushuka, ntuyisubize ngo haranditse ngo, hakagira ukubabaza ugutera umujinya akaguhemukira, ukamugirira inzika. Agira ngo umugirire ugire kuri iyo point yo kumugirira inzika, ahubwo avuga ati haranditse ngo ukunda abanzi bawe. Pardon, ukunda abanzi bawe. Ijambo ryawe ry'Imana rirambwira ngo nkunda abanzi banjye. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo sinkihorere. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo mbabarire. Ibyo byose se urumva utawutsinze Satani? Tuzaba dutsinze Satani kuko tuba tuzi ijambo ry'Imana. Kandi ushobora gusoma ijambo ry'Imana nk'usoma ntuza ikinyamakuru, ariko ijambo ry'Imana ryose uko rimeze tugomba kurisoma ariko tunaritunga muri twebwe, turi pratika mu buzima bwacu bwa buri munsi, mbese rikaba ikirwanisho twambaye kugira ngo tubashe kunesha abanzi bacu bo mu mwuka. Ikirwanisho cya 7, ngo dusenge tuyobowe n'umwuka wera twinginga. Murumva? Nk'iyo atake se ije ikanyataka, sinsenge, sininginga Imana. Hagize ikintu kikwataka, ikigeragezo cyose ushobora kunyuramo kikakwataka, ntumenye gusenga. Ko gusenga ku mukristu navuga ko ari ifunguro ryo mu mwuka. Ntabwo umuntu atunzwe n'intuza n'umugati gusa, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Umuntu atunzwe n'ijambo ryose rituruka mu kanwa k'Imana. Niba Imana yaratubwira ngo tugomba gusenga, ntabwo Imana yavuze ngo nusenga igihe nikigera ugasenga, oya, ngo tugomba gusenga ubudatitsa, kenshi bishoboka tugomba gusenga. Niba wasenze saa moya, senga saa 3. Niba wasenze saa 3, usenge saa 5. Niba mbese kenshi bishoboka, ufite amahirwe n'usenga kenshi. Ariko ngo tugasenga tuyobowe n'umwuka wera, kuko umuntu ashobora gusenga yibereye mu mubiri, mbere ugasenga usa nk'ubwira mugenzi wawe bisanzwe. Ya ntabwo ari uko bimeze. Urumva gusenga tuba tuvugana n'Imana yari isi n'ijuru. Ntabwo tugomba kubifata nk'uko ari ibintu bisanzwe. Mbese gusenga nyine bigomba kuba tuyobowe n'umwuka wera, kuko akenshi tuba twibereye mu mubiri, tuba twibereye mu bintu byo kuri iyi si. Rero no kumenya gutandukanya ibintu, ngo ibya Kayizari mu bihe Kayizari, ngo iby'Imana mu bihe Imana. Murumva ko niko Yesu yivugiye ubwe. Niba hari igihe kigeze cyo kujya mu mapati, mu mafete, jya mu mafete, wishime. Donc nibyo.
ariko igihe ni nacyo cyo gusenga n'igisenga nabyo bikore neza, nabyo bikore neza nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ntubikore usukagura amagambo, usukagura mbega nka formule nk'ibintu by'umugenzo. Ibyo bintu ntabwo Imana ibikunda. Gukora ikintu kuko ari umugenzo. Murandiba mu bihugu by'ino ukuntu by'i Burayi ukuntu usanga akenshi noheli iyo ije ari ibintu bakora nk'imigenzo, nta bintu bashyiramo umutima cyane wumve ngo noheli se isobanuye iki. Ni ibintu tradition, ni umugenzo. Rero Imana ntabwo ishaka ko dusenga nk'umugenzo, ishaka ko dusenga tuyobowe n'umwuka, tukava muri dimension yo kuri iyi si tukagera muri dimension yo hejuru yo mu ijuru. Kugira ngo tubashe kuvugana n'Imana nuko tugomba kuva hasi tukajya hejuru, kuko Imana iri hejuru, ntabwo iri hasi aho dukandagira twirirwa tugendagenda. Ntabwo umva ayo masengesho ntahagera pe, amasengesho y'umugenzo ntahagera. Dusenge tuyobowe n'umwuka wera twinginga. Imana irashaka ko twinginga dusenga. Nk'umuntu aje kugutura ishida yiwe, wenda akaza akambwira, Jeannine mfite ikibazo rwose, unkopeshe amafaranga 1000, mfite shida. Ndavuga nti okay, ushobora kuba nayamuha cyangwa sinyamuhe. Uwundi akaza agapfukama wenda, Jeannine ndakwinginze ungirire neza unkopeshe amafaranga 1000, merewe nabi. Muri abo bantu babiri ninde nakwihutira gukopesha amafaranga? Ni nguwo wanyinginze. N'Imana rero nuko imeze. Imana yagize ite? Imana ngo yaturemanye agasho kayo, nayo nuko imeze. Ikunda abayinginga, abasenga binginga, atari ukuza umuntu yiyemeye mbese ubundi guti ndamukopesha arayampa, mbese n'ubwirasi bwinshi, cyangwa reka njye kumusabira ya service, ukumva ko ugomba kuyibona nyine nta bitangaza birimo. Ariko hakaba n'uwundi uza wicishe bugufi. Muri make Imana ishaka ko twicisha bugufi imbere yayo. Iyo dusenga tugomba kwicisha bugufi, tugasenga tumenetse umutima, twicishe bugufiya, tukamenya ko turi abantu, tukamenya ko nayo iri Imana, ntago ari umuntu nkatwe, tukayiha icyubahiro cyayo, tukicisha bugufi. Twe turi ubutaka gusa, turi ivu, ariko yo ni Imana ihoraho. Murumva? Iyo rero niyo secret y'icyo kirwanisho cyitwa gusenga tuyobowe n'umwuka wera kandi twinginga, kuko ababikora neza bahabwa umugisha. Ababikora neza bahabwa umugisha. Kandi abamenya gusenga neza, Imana ibarinda ibyago byinshi byo mu mwuka. Imana yumva gusenga kwabo kandi ikanabarinda, ikabaha n'umugisha. Haleluya. 8 cyitwa rero ngo duhore maso. Ikirwanisho kindi 8 cyitwa ngo duhore turi maso. Ese uko guhora turi maso Imana ivuga icyo kintu ni igiki? Ko nshobora kuba nagisoma gutya nkavuga ngo duhore turi maso, se ubundi se sindi maso? Ubundi se ndasinziriye? Icyo kintu ukaba wagitekereje, se duhore turi maso bisobanuye iki? Ubundi se n'ubundi ndi maso? Ntabwo nsinziriye, ndi maso. Ntabwo ari uko nguko bisobanuye. Bisobanuye guhora duhore turi maso mu mwuka, duhore turi maso mu bitekerezo, kuko dushukwa mu bitekerezo. Ni mu bitekerezo dushukwa, ni mu bitekerezo dusinzira, ni mu bitekerezo dusinzira.
ushobora kuba wagiye gusenga, wiherereye gusenga, wenda ukaba uri mu nzu y'Imana ariko udahari, mu bitekerezo udahari, uri mu rugo, uri mu nshuti, umubiri wawe ukaba wicaye aho urimo gusenga mu rusengero rwose, ariko udahari. Ntawe ubasha kubibona ko udahari, ariko n'Imana yonyine ibasha kubibona ko udahari. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo duhore turi maso, ni mu bitekerezo. Mu bitekerezo ducungana n'ibitekerezo byacu, ko Satani idushukira mu bitekerezo. Satani idushukira mu byiyumviro. Mu byiyumviro byacu niho tugomba guhora turi maso, kuko ibyiyumviro nibyo bivamo action. Ibyiyumviro nibyo bivamo igikorwa. Tuvuge niyumviriye nti ubu ngiye kuva ahangaha njye mu mujyi. Urumva, byatangiye mu byiyumviro, hanyuma action iraza nyuma. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo duhore turi maso, kuko ibitekerezo byacu nibyo bihora bivamo action. Nibyo bihora bivamo ibikorwa. Rero mu byiyumviro byacu tugomba kuba turi maso, tugira ibitekerezo byiza, ibitekerezo bivamo ibikorwa byiza. Duhore turi maso. Niba wenda hagize igihe cyo gusenga, ibitekerezo byanjye bikavuga ati wagiye kwirebera iriya filime, ukaba uretse gusenga. Urumva, ibyo bitekerezo byanjye binjyanye kure yo gusenga. Niyo mpamvu Imana ivuga ati duhore turi maso, ni mu bitekerezo. Amen. Icya nyuma aricyo cy'icyenda, kivuravuga ngo dusabire abera bose. Dusabire abera bose. Murumva, Imana irashaka ko dusengeranirana, kuko nk'uko nabivuze mbere, iryo jambo rivuga ngo umukristo wese afashe igihe mu ntambara kuri iyi si. Ngira ngo icyo gice kiri muri Yobu 7:1. Umukristo wese afashe igihe mu ntambara kuri iyi si. Nta mukristo worohewe. Iyo umukristo wese wabaye umukristo, uba nyine wadekaraye intambara. Niyo mpamvu tugomba gusengeranirana, kuko nta worohewe w'umukristo uri kuri iyi si. Nibutse gusengera abakristo bagenzi banjye, n'abakristo bagenzi banjye bakabasha kunsengera. Urumva, tubasha guhabwa imbaraga zo mu ijuru, Imana igahora iduproteja, kuko amasengesho araturinda. Amasengesho arinda nyirayo, kandi n'amasengesho arinda abo wayasengeye. Murumva ukuntu bimeze. Imana irashaka rero dusabire abera bose, dusengeranirane. Mbese ni igikorwa cy'urukundo ni igikorwa cy'urukundo, ariko icyo gikorwa cy'urukundo kirimo imbaraga nyinshi. Nk'uko uyu mukozi w'Imana yavuze, yarangije avuga muri iki gisomo amaze gusoma. Mu Befeso aho ngaho 18 kugeza kuri 19 ngiraho. Abanyefeso 6, iyi versi ya 19, ngo nanjye munsabire kugira ngo mpabwe imbaraga zo kuvuga nshize amanga. Murumva, dukeneye imbaraga z'amasengesho. Dukeneye imbaraga z'amasengesho z'abandi, kuko nta muntu wishoboye wenyine. Nta wishoboye, nta wihagije, mbese niko navuga. Murumva, mu Gifaransa bavuga ngo l'union fait la force. Abantu iyo bafatanyije hamwe, bahuje mu masengesho, bahuje umutima,
bahuje umutima n'inama bagasengeranirana havamo imbaraga nyinshi. Niyo mpamvu rero ikintu cya nyuma cy'icyenda Imana idusaba ngo dusabire abera bose, tubasabire nyine kuko bakeneye amasengesho yacu, bakeneye amasengesho yacu kugira ngo babashe guhabwa imbaraga zo kunesha, babashe guhabwa imbaraga zo gukorera Imana nk'uko Imana ibyifuza. Haleluya. Ndumva message maze kwibagezaho, muhezagirwe n'iri jambo ry'Imana, nanjye rirampezagiye. Aho utumvise neza wongere usubire inyuma uhumvirize kugira ngo bigufashe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ijambo ry'Imana ni ikintu tugomba gukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo tugire icyo bitubyaririza umusaruro. Uzi kuba usoma ikintu ukaba wumva ikintu ntikikubyarire umusaruro, urumva ni nko guta umwanya, nko kugenda muri eglise ukumva ijambo ry'Imana ariko ukarisigaho, nturikoreshe mu buzima bwawe bwa buri munsi, urumva nta musaruro uba warivanyemo. Iriya saha cyangwa amasaha 2 waba wicaye aba apfuye imfabusa. Wenda wari no kwigumira mu rugo ukiruhukira, biraruta. Urumva Imana idufashe kweri, duhore turi maso kabisa mu bitekerezo, duhore turi maso, ntitugacikwe n'ibintu byiza nk'ibi ngibi ngo biducike, ntitubibyazemo umusaruro, birababaje. Imana imfashe, igufasha aho uri uzumva ari ino video kugira ngo uzayibyaze umusaruro. Uwiteka akugirire neza aho uri kugeza igihe tuzongera gusubira kubonana. Nyagasani abarinde mwebwe n'imiryango yanyu. Shalom shalom.